mu makuru y'iwacu abasope navuze kuri aka karengane dukomeje gukorerwa byatangiye abanyarwanda babona ukuntu bari gusenya bakaza igihiriri bagasenya umusozi wose bakawuranya. Kangondo yaravuze irataka baravuga ati nyamara turi kurengana. Anastase baraza bakabakankamira bakababuza kuvuga bakagira gutereka da. Bagatabazi baraza bakakankamira bakabuza kuvuga reka da. Hamusoni baraza reka da. Habura utabara abanyarwanda. Abanyarwanda babuze gitabara. None na babandi bishingiye twa business murimo muraza mukadukubita amashoka. Ntuzongo uwo muramutwaye haji curizaga amata kicururiza inyama kicururiza ibiki byose abanyarwanda basigaye hehe. Buri ejo bundi muzabona FPR kwitagira FPR n'ikimwarige buriya nahize ejo bundi zahafungura business nta soni bagira kandi abanyarwanda cyo bakundira bagiye bayirukeho bagende babyine bati business yaje ahangaha kwa haji bibagirwe haji wa undi babanye nabo abo yakopaga we giraga gute byonyine no kwikura mu buzima agaha abandi bantu barenga 100 akazi ni igikorwa cy'indashyikirwa. FPR yakabaye imushimira. Ni umucuruzi FPR yagombaga no gusonera ubwo bwa miliyoni 150 n'amafaranga yo ngayo. Haji uri umuhaye imyaka 5 kamubwira uti dore genda ukore uri umuntu w'umukozi mu gihe cy'imyaka 5 ayo mafaranga ube wayaduhaye cyangwa se ujye uyishyura gahoro gahoro. Banke nta kibihomba na kimwe cyangwa umwe kwigaruza umutungo w'abantu babayihaye. Banki itungutse ukavuga uti mu myaka 5 nguhagarikiye inyungu. Sesa mu bihugu bifite demokarasi icyo bita négociation muri business. Business c'est la négociation. Nta kintaruwa ibaho yo kuvuga ngo bigomba kurangira gute ni négociation. Banki zacu rero nta négociation zigira. Urasiba ukwezi kumwe cyamunari kaba bamanitse afishe kandi bihutira kuyikubita hariya kugira ngo baguteshe agaciro. Bumva mu Rwanda abantu bumva ko kugurishiriza ari igisebo. Ntimugire ikibazo nta utazagurishirizwa. Bose haje yazi ko azagurishirizwa mporanye yazi ko zatezwa cyamunara. Nta gisebo kirimo murimo muribwa n'ibisambo byitwaje intwaro biri ku butegetsi. Twese byatubayeho twese twaribwe. Tuvuza imitungo yacu atikiriye muri kiriya gihugu agatsiko katikishije kifashishije amabanki mwakumirwa mushobora kumirwa. Cyokora ni bintu twarabagaburi nyine twabasigiye imitungo yacu ariko bo basize ntacyo basize mu Rwanda ahubwo bagaruka baje gutwara ibyo basigaye mu Rwanda bari barimo gukora. Twasigaye dukora ababyeyi bacu basigaye bakora. Mugenda ibyanyu mubijyanye nka muzishoreye mugaruka mutwara n'ibyo twubatse. Zanka ntimwazigarura zagiye ntizabaye amashyo. Zanka mwajyanye nyine cyagiye zagiye he bantu bo mu bakonyine. Zirya nka zagiye ko mwaje mukadutera mu tuzu twari dufite mukadutwara mu dusambu twacu mukaturigisa mukagira mute mwebwe ibyo mwajyanye ntibyungutse byarahombye. Tubimenye tubaremere ariko mureke kutwiba. Ega ni mutubwire tubaremere. Hawo ugasaba umuntu w'imfubyi nkanjye twigondagondeye akantu kaza ukaduhombya ku mugaragaro ugategeka banki guhagarika ibintu byose igafunga ibintu. Ibyo bintu nibi business ugafunga ukaza ugafanga umuntu nkahaje ukaza ugasanga nk'uriya mudamu ninde di uriya mudamu wacitse ku icumu mu Rwanda yabyivugiye abari ngewe wabimuvugiye. Hanyuma akagondagonda akazu mukaba murimo kukamutwara. Hari ahandi hantu hamwe bamusuzugura kanze mpamwibutse igihe Barore yatuzaniraga umuntu akamwicaza mu nguni ahantu hatabona akavuga ati ndi kuganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Bamubajije ikibazo cy'abapolisi barasa abantu bakabarasa mu cyico. Mugende
mama Rwagasabo ugende wumva icyo igisubizo uwo muntu yatanze. Yavuze ko abapolisi bahagarara kurasa abantu. Icyatangaje rero ni uko bugicya noneho byikubye kabiri. Abo barasaga nibwo badagare bapfuye, nibwo abo barasaga bahise bikuba inshuro ebyiri. Bundi bwa ryari Kagame byonyine nigeze kubabwira ko ngo yahuye n'umumotari ahetse umuzungu bamaze kumushikuza isakoshi, umuntu wari uri kuri moto agahita avuga yivugisha gusa akavuga ati umumotari bo kundi nyine yivugisha kuko umumotari ngo ubundi ngo baba bakora iki ngo kuki ngo abantu bakora ngo. Umuyobozi w'umujyi Kirabo Kacyiru araza aza mu nama aravuga ati none ahangaha ntegetse ko moto zose mu mujyi wa Kigali, moto zirenga ibihumbi zihagarara, zitunze imiryango ibihumbi zihagarara. Tutise ko nta tegeko ryabaye ubwo twari muri itegeko yaratumaze ko Perezida wa Repubulika iyo ngo ikintu yavuze kita cy'itegeko. Moto barafunze, imihanda yose polisi irukase, inama z'umutekano zirabaye, ibintu byose birahagarara, moto barafunga. Kanyagunga kirizi yaravutse mu mujyi wa Kigali, kirizi ikomeye cyane. Buriya moto nubwo bazishucubikanya kuri burya zifite akamaro gakomeye cyane mu Rwanda. Icyambere kugira ngo abakozi bose bazagerera isaha, bazagerere ku kazi ku isaha, cyangwa bagerere mu rugo ku isaha, cyangwa hakiri kare, moto zitariho ntago bishoboka mu mujyi wa Kigali. Cyambere hari za ambuteyage, icya kabiri za transport ntizihagije, icya gatatu hari ibintu biba byihutirwa, abaganga, hari abajya kurema amasoko, hari abajya ubuzima bwahise buhagarara mu mujyi wose. Moto se ntibazisubijeho huti bakongera kuziha uburenganzira bwo wa perezida se wa desize yari yagiye. Rero Scovia nakwibutsaga ko Kagame baramusuzugura ariko basuzuguye Kagame wa nyuma y'ibihumbi 2020. Wa wundi twe tuvuga ko wende wabivuga ndabizi, ariko twe tuvuga ko wundi tutazi aho yari igitiye, uwo niwe basuzugura, uwo niwe inzego za mpabwa n'amaguru, niba ari mpabwa n'amaboko, niba ari n'ibikigo ni vice mayor ngushinzwe imyubakire, uriye utukana kubi wihishaga muri chat gatukana kihisha ku mbuga gatukana, niwe asuzugura, niwe n'abanyamakuru bashaka kumubaza akabwira ati yo si nkuru umufunge so kamera zanyu muri mubiki. Ikibazo kirahari mu Rwanda, aho nyine uwo nguwo ushaka kwiha ububasha nk'ubwo Kagame yari afite bamuca amazi. Bitabaye ibyo nyine uwo mugore yavuze wanyuze aho mu 2000 ntabwo yakabaye bamusuzugura bwa mbere bakamusuzugura bwa kabiri. Kirya gihe bamuhamagaye huti ngo ufate icyangombwa ngo genda wubaka vuba, haba hari no muri covid turaguha abantu tuguhagarikire nta uri bugukoreho. Kirya gihe nyine yari, ariko nyuma ho bamaze kubonera ko kwisha maneno cyangwa yagiye simbizi, niba ba mu kwezi, niba muri snuza marisi simbizi, baravuga bati umugabo ntabwo tukigomba gukangwa nk'uwo mugabo, ntabwo tugomba gukangwa nawe, baramusuzugura. Umubyeyi rero yabihombeyemo mu buryo bukomeye, nubwo nawe nyine ari intore, kuko imvugo ye ni ya butore pe, afite imvugo ya butore, babandi barwanyurwa. Ubu mbese nanjye urimo kumuvugira, urimo kuvuga akababaro ke, kuba nicaye mu Rwanda ndi babandi bo hanze barwanya u Rwanda, hamwe bahimba ibintu no kuvuga arengane yahuye nako turahimba ibintu. Kuri we buri ikibazo cye gikemutse, nta kindi kibazo kiba mu Rwanda. Buri umubajije uti Kangondo se nabo ko bahuye n'uruvugo, erega burya nubwo wasenya ikizu cy'ibibambano cy'ibibati kuri nivo yanjye,
iba ari iyo etaje yawe. Kuri nivo y'umuntu wa Kangondo uba muri biriya byondo cyangwa muri biriya matafari, ni etaje kuri wowe mama ndedi. Umudamu ko navuze izina rye. Naze gusasa. Okay, mwakoze cyane abadukurikiye. Uwo mudamu yitwa Umulisa Kamuhanda. Umulisa Kamuhanda. Merci beaucoup. Umulisa Kamuhanda. Bwose. Umulisa Kamuhanda yavuze akarengane umuryango we wahuye nako kuva kera, turanamwihanganishije, ariko tugira ngo uhindure imvugo. Uhindure imvugo. N'abanyarwanda bagukurikiye bumve. Yego uri muri systeme nyine ugomba kuvuga kugira ngo urebe ko wabona utwawe bakugiriye neza, bagufashije. Sawa, ni byiza. Murakoze cyane Umulisa Kamuhanda ababinyoherereje, ndabashimiye. Umulisa rero, fata umwanya wawe witekerezeho, urebe icyo kibanza cyawe barimo kugavura. Ariko Inkotanyi ziragavura, ariko abantu bagavura bakagavura n'ibintu byanditse. Burya umuntu yagavurira umuntu mu mibare wenda ukavuga uti iki kiro, uyu munzani, uyu muturage uje kugura ntabwo azi gusoma umunzani. Ufata umuntu nka Umulisa wize za ntuza za ukaza umucuruzi kabuhari ufite za roji n'ibiki byose, ukaza ukamurira mu mibare ukamugavura, ukagavura size, ugakuraho agapande ukongera ukagavura hepfo, ukamusigira akantu k'agatanyu hariya. Buriya ni ubwisikoro. Ubwisikoro bwitwaje intwaro. Nta bundi leta yabaye umwisikoro ntiba ikiri leta. Ubundi bikwiye kugenda, ibikwiye kuvaho. Leta yesikoro ku muturage koko. Leta iha umuntu icyangombwa yarangiza ikaza ikamubwira ngo ahantu. Ariko buriya usibye ko bavuze bati natwe ntituzi uko bimeze. Cyokora byampaye kwibaza cyane ku hejo hazaza h'abasop, ku hejo hazaza h'abanyarwanda twari turi mu Rwanda. Byampaye kubyibaza no kubitekerezaho, kwibaza ngo tuzatabarwa nande. Nese mwabonye etaje barimo kuritagura ukuntu ingana, ariko yego ntibinatangaje cyane. Iya Rwigara yikubye n'inshuro zirenze zingahe. Ariko ku muntu w'umubyeyi nkuriya, numvise avuga ko ari umubyeyi wagize Imana agakira amahano ya jenoside, akongera kisuganya kiyegeranya, akashaka uko inzira yaciyemo sinzizi, hatagira uza kunkotinga nabi. Ariko ibyo tubona uyu munsi akaba yarageze kuri iriya nivo, ukaza ukamugavura uri leta. Ariko ubundi abantu baturanye n'uriya muntu bazatwohereza izina ry'uriya musenateri. Nta musenateri baturanye. Abanyarwanda batora senateri cyangwa abasenateri nibo batora abanyarwanda?